yakatongeye tugatangiye fresh drum umubonye ubujaje ngiye wowe kalenda ya cawi cyangwa se ingengabihe y'igipfumo ni episode ya mbere dutangiye ndagaseri dutangiye n'umuntu agenda ya producer ni Azizi Mokiwa umuntu ari ugenda tubona imodoka ikuze musanga turebe wamuntu kugendagera kumbe n'umuntu ugenda toragura amacupa na wa muntu ya modoka yazaga yavuye mu muntu arangije ajya kwiherera ahantu wanywa amazi gucyo nkuko muri kubibona bigenze bite dore uburyo amaso ahisaba icyatsi kandi ari umuntu uraho usanzwe muri kubibona bago yewe umusore amuhereza amwereka rya cupa bivuze ngo ngwino ufate n'iri ryaha ngo tegereza nkuzane nandi mu modoka ubujya amaso abaye baturimo nibi nababwiye birasaba mwuka wera gusa niyo mpamvu birivuga ngo abagwa n'umwuka wera w'Imana nibo bana b'Imana udafite umwuka wera ngakuyobore yewe we ntabwo urugendo wazarusoza aravuga ngo urakoze cyane ngo habwe umugisha ngiba mu macupa nicyo kintu kunshimira iwo ni umwanda avuga ngo sawa avuga ngo uyu mwanda ariko ngewe niwo mpibyo kurya na usamini sana ngo agaciro cyane avuga ngo sawa nkwifurije umunsi mwiza aravuga ngo urakoze cyane asante sana kaka ujye natamani sana maisha yako ubuzima bwawe ndabwifuza cyane biramutangaza unanishangaza urantangaje pe baada mimi nitamani maisha yako mugende yo nifuza ubuzima bwawe wowe urifuza ubwanjye ziki na tabu ni kweli unachosema ubuzima bubi ngicuvuze n'ukuri lakini watu ambao wanaishi maisha ya furaha na amani ni nyie mafukara ariko abantu bibereho ubuzima bw'amahoro n'ibyishimo nimwe bakene avanga abantu mwe mufite amafaranga nimwe muba mufite ntoza ngo kuko mukora cyose mwisi ntumuzi inzara na vitu vipya vya samani ujyara museka avuga ngo ntubizi ukwera kuri hanze y'ubukire maana unaongea hivyo niyo mpamvu uri kuvuga ibyo lakini ungekuwa ndani ya utajiri ubaye uri mu bukire ntiwari kuvuga ibyo unajua mimi kabla ya kuwa hivi nilivyo urabona ngiye mbere ko yuko ndiko nari ndi umukene kwa maisha yote na yazungumzia mimi najua duvuze ubuzima bwose ndi kuvuga nge ndabuza aravuga sawa ariko ngiye n'ubu napata raha sana sisi mafukara tunapata shida sana ndakiza mwe bakire rwose muri gisi twebwe n'ibyago basaka kureke ariko kangugira inama y'ikintu kimwe usitamani utajiri nukifuza ubukire kwifuza ibintu byo mengi sana ubukire bufite ibintu byinshi utamenya uyurukiye avuga ngo unyihanganiye muvandimwe wamfashije ukampa nk'ibihumbi 2 nkarya uyu muntu kumugira inama twabonye ubujya amaso yari kuba yewe we nuko bakigira beza cyane birasaba umwuka wera kwangu zote amuha umufungo mwinshi yose nayange aravuga ngo ntuhangayike nenda ka fresh yako njema leo genda wowe uryoherwa n'umunsi wawe mwiza w'uyu munsi ya yamuhaye amafaranga menshi bimeze biteye muwe maso turebe twige kuko biri kuri gahunda yacu ya la traduction de l'évangile s'amuser en apprenant et ensuite les vivre niyo gahunda sasa uwari atoragura amacupa uyu munsi abonye umufungo
yaje n'ibyishimo byinshi byamurenze ngo umugore wanjye sina bahati lakini leo tumebahatika. bivuga ngo twahiriwe uyu munsi. Niambie ni nini hicho mume wangu? Cyo mbwira mugabo wanjye niki umugore wanjye Siendi kokota makopo wiki nzima. ubundi amara icyumweru ntajya gutoragura amacupa Na wewe tu. ndaza rwose twibereye hamwe gutya umwe wibazaga byo kuvurira Kabisa. ngo uzabyara uteye iki ibyo byarangiye dore hano amafaranga kurayo Naomba uniambie umetoa wapi hizo hela zote? mbwira ayo mafaranga wayakuye he yose Nimekutana na mtu ambaye simjui. ngo uyu munsi nahuye n'umuntu Samahani ntamuzi kaka. ntazi Naomba nisaidie 2000 nikale. tangira kumusubiramo ibyo ya ukuntu byagenze Sasa kwangu zote hizi. Usijali. Nenda kafurahi siku yako njema ya leo. nende kafurahi siku yako njema ya leo. Kwa hiyo hata mimi sielewi kwa kweli. Avangu pe nanjye simbyumva umufasha we Ni jambo la aranezerwa kumshukuru Mungu mume wangu. iryo ni ijambo ryo gushimira Uwiteka yewe we Siku zilikuwa zimeisha mume wangu. ngo iminsi yari kudushirana Wala msaada wote. hara nta mafaranga twari dufite cyangwa se ubufasha twari dufite ngo mbese n'Imana itwibukiye mu gihe Ni mwema. kuba umugore wanjye Imana ni nziza turasabwa kutarekera kumusenga ya bimeze biti amafaranga bari kwishimira twabonye uyabahameza ate dore nguyu hano amaso ye ajya yaka kabukuntu hey Kaka, bamuvandimwe habari njema. ufite amakuru meza Niambie ndugu yangu. cyo mbwira muvandi amakuru meza afite nibiki hey Leo uyu munsi nimekutana na mtu ambaye tunamtafuta siku zote. nahuye n'umuntu twahoraga dushaka kumbe yewe Acha masiala. Maana mwenyewe nishakata tamaa kabisa yani. rekera ngenda namaze gutakaza ibyiringiro ngumva nk'uko umukuru wacu yatubwiye Wakuu wameshaleta mahitaji yao yote. ngo igihe cyo gutamba igitambo Sawa. kiregereje Tuko tayari usabwa gutanga igitambo avuga ngo urakoze mukuru turi hafi twitegura kumva ibyo utubwira Mwanamume ambaye ana nyota namba 5. ngo ubu harasabwa Mwanamke mwenye nyota namba 7. umugabo ufite inyenyeri 5 akaba Jika pia awe na ujauzito ambao unakaribia. ari kumwe n'umugore ufite inyenyeri 7 ngo uwo mugore akaba ari hafi kubyara afite akaba ari hafi kubyara bimeze bite akavuga umukuru Watu wa vigezo hivyo sisi tutawajuaje? abantu bameze bacyo tuzabamenya dute Hapo nimepatiwa na wakuu. hari umuti nahawe n'abakuru Hiyo nitawapatia na nyinyi. namwe ndawubaha Mtu ambaye ana vigezo hivyo. ubu uzabafasha kumenya umuntu umeze utyo Mbona mkafara kama na mashati magumu sana? bavuga ibi bintu nicyo gitambo ko gifite Mbosho kutupatia. ibyo dusabwa byinshi bavuga ngo mwaduhinduriye Watubadilishie. Hata mimi pia niliomba wabadilishe. bagasanga babahindurira kumbe ibintu bari kubasaba bikomeye Iwapo mtashindwa katika kafara hii, basi nyinyi hamtakuwa mabilionea tena. bavuga ngo nanjye nasabye ngo abahindure ariko baranga bavuga ngo ahubwo nimutsindwa muzarekera kuba abakire ahubwo hewe Kuwa na watoto maishani mwenu. n'igihano muzahabwa ngo muzabaho mutabasha kubyara ye bazahita bamburwa kubasha gushobora kubyara ubugumba urakina n'amafaranga y'intuza Yani kuna wakati najilaumu sana. hari igihe njya Kwa nini nicuza niliingia katika utajiri wa maagano? kubera iki ningiye mu bukire burabukire bw'intuza Kusikia unaweza kupata adhabu kali sana. ntuvuge ibyo bakumvishe wahanwa bikomeye Hii sio sawa kabisa. ushobora ariko ibisibyo Yaani kila kukicha ko bukeye magumu yanaongezeka. ibyo dusabwa Sioni laya hizi pesa. biriyongeza ngo njye sinkibona umunezero w'aya mafaranga Sihitaji maneno zaidi. ibintu by'amasezerano nuko bisabwa murasabwa Tuko viko sawa. musigaranye Mtapoteza nguvu za uzazi. amezi 2 kwa mwatanze igitambo bitari ibyo muzabura We, imbaraga zo kubyara zo kuba umubyeyi yani unataka kuniambia macho aliwaka? uravuga umubona amaso yacu Ishara zote gutyo niliziona. n'ibimenyetso byose nabibonye yego we wa muntu ari gutoragura ibintuza Una uhakika kama na mwanamke ambaye anakaribia kujifungua? uravuga ngo Shakura imeze neza ko afite umugore uri hafi kubyara uri musore yitwa Shaka ngiri kumwe itabi Ndio. uvuga ngo yego Kwa hilo
Sina wasiwasi kabisa. Ibyo nta kibazo mbifiteho rwose. Umefanya jambo jema. Mbokoze neza. Umefanikiwa kujua jina lake au kuchukua namba zake za simu? Washe kumenya izina rye cyangwa nimero ze za telefone wazifashe? Ntazo nafashe. Naamini kwa nguvu zetu. Ariko ndizera ko kumbaraga zacu biroroshye kumenya byose. Sawa. Vango turakoze. Fanya jambo haraka kabla mama. Birasaba iki kintu tugikore vuba mbere yuko bigira. Aravanga ibyo ni nkaho byarangiriye. Hilo limeisha. Otwigendere. Hey. Wa muntu nibe kugira imbaraga za mwuka wera, kuyoborwa n'umwuka. Kavivu. Nasikia Sasa ngumunebwe. Yani mazoezi. Umva ndikumva inyota pege ujye kunshakira amazi. Umva twitoje gatoya. Wari ukuvuga gatoya ni ngewe ufite umutwaro ngo wunyimurireho ufate. unapenda masela mimi nimechoka sasa muda mrefu. Kuvuga ngo umutwaro afite n'umwana twite. Ngo ntukererwe ariko usunkerewe. Yaani kama kina kibarafu hivi kwa mbali. Ayana. Dada naomba maji. Mana we. Wa mugore by'ibintu mubonye kumbe hari mu nzozi. Avuga ngo nikira avuga umugabo wanjye. Mwabonye? Hey. Kumbe mkangu mbona nasitua hivyo? Nimeota ndoto mbaya. Avuga ngo ngize inzozi mbi. Ndoto. Inzozi. Ndoto nini? Urosi iki? Yaani ulikuwa unanifanyisha mazoezi. Wari unkoresha imyitozo. Tunaendelea kufanya mazoezi. Mimi nikaa nimejisikia kiu nikakuagiza maji dukani. Dukora imyitozo numva inyota ngusaba amazi yo kunywa. Kunigonga. Humbya imodoka irazirangonga gafla. Hizo ni ndoto tu. Bareka nkubwira izo n'inzozi. Sana kuna maisha. Ni ibintu bisanzwe Tulale. mu buzima ngaho nyumvira nibe Bibiliya avuga ngo sina amani. Sawa. ngo nubwo ari inzozi nge nta mahoro mfite ko mbatujyame yewe. Lakini mimi naomba kwanza tusali. Sioni. Bango reka tubanze dusenge nge ndabona atari inzozi. Okay, sawa. Ja hey nuko Imana igenda guhishura ibintu warangiza ukavuga Imana muri yo 3:3:14 avanga Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu watabyitaho mu nzozi mwiyerekwa nge hey mwiyeko rya nijoro igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo niho yumvisha amatwi y'abantu igashyira ikimenyetso ku byo ibigisha nuko bimeze akabikora kugira ngo igire itewe 18 ngo ubugingo bwe burinda rwa rwobo no kubaho kwe ikakurinda kurimburwa n'inkota kumbi Imana ikakwereka inzozi warangiza ukavango n'inzo nta kintu kiva mu busa nibikweretse ndago bikweretse nyine ibintu biriho umenye ibitubona bifatika biva mu bidafatika niho biratubona mu nzozi bari bidafatika ariyo mba n'imvano ya byose rero yakubisuzugura wa muntu buryo yaje mwamubonye avuga ngo Benja uyu musore yitwa Benja avuga ngo boss makuru yawe Nzuri. Bango ni sawa. Yuzi nikupa pesa nyingi sana. Ejo naguye amafaranga menshi. Ariko nubu uracyatoragura amacupa. Ni kweli bosi. Bango nibyo. Lakini mke wangu unajua ni mjamzito. Ariko abize umugore wanjye aratwite. Sina akiba yoyote. Nta mafaranga namfite y'ubwizigame. Ni yeki akiba ili jambo lote likitokea iweze kunisaidia. Aranyagira ubwizigame kujya hageze ikiba. Safi sana. Zamfashe kuvura. Unaonekana na akili sana. Bango ni sawa urasa nkaho uri umunyabwenge. Kwamba mke wako ana ujauzito na anakaribia kujifungua. Kubigira vuze umugore wawe aratwite ari hafi kubyara. Nadhani amebakiza mwezi na siku kidogo tu anaweza kujifungua. Ndibwira buri kwezi n'umunsi umwe. Sina namba yangu ya simu. Faka ngwe nimeyangia telefone. Ndakucheki nikutumie pesa kidogo kwenye simu maana hapa sijatembea na cash. Ngo nuko nzakohereza amafaranga. Niseme tu asante. Ngeka mvuge yego urakoze. Mungu akubariki sana. Imana ngumugisha. Unajitoa kwangu na hakuna ambacho mimi nakusaidia. Kuko uri uramfasha nge nta kintu nagufasha. Naomba uanze ni biashara gani ambayo unaweza kufanya? Kwa sababu kiasi cha pesa ambacho nitakutumia kitatosha kabisa wewe kuanzisha biashara. None ndajya ngutekereza uzabasha gukora umurimo bwoko cy'ibintu umushinga kuko amafaranga ndaguhara abahagije kujya wayatangiza mu mushinga amuha nimero. Furahi na mpenzi wako muenjoy kabisa. Umva uryoherwa n'umukunzi wawe rwose muryoherwe. Yigize nkuri kumufasha kandi twabonye bamufiteho umugambi. Yego gwe bimeze bite?
muyobogwe n'umwuka tatekereza ngo ibi ni bya filime biriho niyo mpamvu nakabazaniye niyo mpamvu nakabazaniye natangira nabasubwira ku by'abanefilimu uravuga ngo wacaho tu episode ya 2 tuzabane muri episode ya 2 zakurikiye ya Demana kiza mwasi muri Kristo Yesu kwa didendo gwenu katika Yesu Kristo. Asante sana kwa kutazama kutoka mwanzo hadi mwisho. Ndagushimira kwa warebye kuva ku ntangiriro kugera ku musozo. Maana ya Yesu Kristo na nyota popote pale mlipo. Ya tukutane wakati mwingine katika episode ya 2 ya kwaheri.